Premier League neza itsinda equipe ya Coventry City biteguye ubusa kugeza amagingo birimo biravuga ko ino equipe yifuza undi rutayizamu ugomba kuza kwafata umwanya ni nyuma yuko bigaragaye ko witwa Victor Gyökeres atarimo arareponda neza kubyo witwa Mikel Arteta arimo amwifuzamo. Ibyo nibyo biri gutuma rero amakuru azamuka twemezereza yuko ino equipe yamaze kwisubira kuri ba rutayizamu. Bemera avuga kuri Victor Osimhen ndetse ikabikiri no kuvuga kuri Julian Alvarez. Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo ngira ngo tugaruke turebe ngo situation ihagaze gute, condition yo imeze gute kuri aba rutayizamu bombi. Gusa mbere na mbere kambaze nshimire cyane mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sports Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wikanda like kuri no video, ujya muri comment section udige igitekerezo cyawe ubundi tujye turushaho kubana uko bwije nuko bukeye. Ngira ngo murabyibuka ko ku munsi w'ejo nibwo nari nababwiye yuko equipe ya Arsenal, ubwo ndavuga sporting director y'ino equipe, yari yakiriye umuyobozi mukuru wa Atletico Madrid ku bigendanye n'ibikorwa bya equipe. Ubwo no kuvuga nyine ni directeur technique y'ino equipe bamwita Almaty. Bari barimo baganira ku bigendanye na transfer y'uwitwa Julian Alvarez, cyane ko ari umukinnyi wari umaze igihe kinini ahuzwa nabo. Gusa n'ubundi Fabrizio Romano yaratubwiye yuko nubwo ibyo biganiro bagiranye nta kintu kinini cyabivuyemo. Equipe ya Atletico Madrid nibyo yamaze iyo irifuza kuba yagurisha no mukinnyi muri equipe ya Arsenal, kavuga ati mu gihe cyose mwe mwumva muri tayari cyangwa se mu gihe mwumva mukeneye uno mukinnyi wacu, twe nta kibazo twamubaha tukamubagurisha, tukaba dutegereza kureba uko isoko riribuze kugenda. Ariko n'ubundi still ku ruhande rwitwa Julian Alvarez kugeza na maginga ya aracyensistinga, aracyifuza ko yakwerekeza muri equipe ya Real Madrid na ya Barcelona. Bityo biri gutuma nyine diri yo ko yajya muri indi equipe yari yose, haba mu Bwongereza ndetse n'ahandi. Iyo miryango kuri ngo nihere yayifungura n'ubu iracyafunze. Ibyo rero akaba biri gutuma equipe ya Arsenal ngo nayo yatangiye kubitekereza ubundi buryo iribuze kwitwara ku isoko, ko hasigaye iminsi 9 gusa isoko ry'igura n'igurisha rigafunga ku mugabane w'Uburayi. Witwa Mikel Arteta akavuga ngo kuko njye nkeneye rutayizamu ntabwo ndibuze kugumya gushukwa n'umuntu witwa Julian Alvarez, ahubwo akabwira Andrea Berta ngo igihe kirageze ngo ube wagira icyo ukora uzane rutayizamu hano. Situation y'uwitwa Julian Alvarez kugeza amagingo ko bihagaze kuri we ku giti kiwe arifuza ko yajya muri equipe ya Barcelona. Ikindi kandi Atletico Madrid nayo ngo iracyarimo irasaba amafaranga menshi, ntabwo iribuze gufata amafaranga make, ntabwo iribuze koroshya igiciro. Ibyo rero kabiri baravuga ngo ishobora kuba ariyo mpamvu nyamukuru cyangwa se ibyo bishobora kuza kuba impamvu nini iribuze gutuma ino deal y'uwitwa Julian Alvarez muri Arsenal idakunda, kubera yuko nyine hari impamvu ebyiri. Umukinnyi ku giti kiwe ntabwo yifuza cyangwa se ntabwo yari yamvaho yuko kuza muri Arsenal ari ibintu bishoboka, ndetse equipe ya Atletico Madrid ubwo muri rusange nayo iracyarimo irashyiramo igiciro cy'amafaranga menshi. Ibyano bashobora kuvuga ngo afite release clause ya $500,000 biribuze gutuma Atletico Madrid imugiraho ijambo rya nyuma ryo kuyakwerekeza muri equipe ya Barcelona. Ariko nanone ku kindi cyiciro cyangwa se mu rundi ruhande ukamenya ngo igihe cyose uwitwa Julian Alvarez atari buze kwemera muvuye kujya muri Arsenal, bivuze ngo ntabwo biribuze gukunda. Kugeza amagingo rero equipe ya Atletico Madrid nayo isa nk'iri mu mayira abiri cyangwa se isa nk'ikiri mu gihirahiro, irimo iribaza ahazaza hano umukinnyi wa bita Julian Alvarez. Kuko nujya kureba ku munsi w'ejo kuwa gatanu nibwo abafana ba Atletico Madrid bazindukiye ku kibuga cyabo cy'imyitozo baje kwigaragambya bavuga ati musore nimero 19 Julian Alvarez nitumushaka, ni umusinici, ni umugambanyi n'andi mazina nkayo nyine bagenda bamutuka bayiri ku buryo batamwishimiye, bavugaragaza nyine buryo cyo batakimukeneye muri equipe, bavuga ngo ni mu mureke yigendere, ibyadoye yarabiduhaye, nta mubano wacu ntabwo tugikeneye kubana nawe. Murabyuka ko na match ya mbere bafungura ya Atletico Madrid yari yakinnye, ntabwo no musore yarigeze ajyana n'abandi, babimubaje ku witwa Diego Simeone yari yabanje gutangaza ko nyine ngo equipe yiwe ari plan cyangwa se ari cyemezo yafashe cyo kugira ngo abanze ariko Julian Alvarez ajye muri modo nziza agaruke mu mwuka wo kuba yakina. Avuga yuko nta kibazo cyaratari n'ikimenyetso cy'uko bashaka kumusohora muri equipe, ariko nyine kugeza amaginga ya deal na situation y'uno musore witwa Julian Alvarez iracyari complicated. Arsenal ku ruhande rwa Andrea Berta aracyari kwifuza uno musore, ndetse we aracyari marakora ishoboka byose kugira ngo arebe ko yaza kubabona uno mukinnyi. Ku ruhande rwa Atletico Madrid nayo iri very open, Arsenal irifuza kuza kubizigurisha uwitwa Julian Alvarez. Kavuga ati rero ubwo tumara kubona ko icyemezo cyangwa se umwanzuro mwiza kuri twebwe ari ukugurisha, dukwiye no gushaka ahantu heza turi bugurisha. Bakareba bagasanga n'ubundi equipe nziza cyangwa se equipe yaba nziza kuri ko bakorana business kugeza amaginga ya ni equipe ya Arsenal, kubera yuko nyine bakuvuga ngo equipe ya Barcelona turahanganya hano, nibyo ntabwo turi buze gufata rutayizamu wacu mwiza ngo tumugurisha muri Barcelona. Ni nasaga imaze igihe kirekire n'ubundi kuva na mbere bagiye babyanga, bagiye bagorana, bakavuga ati rero ikintu cyiza dushobora kuza kuba twakora
no kurekura no mukinnyi akigendera ariko nanone agasohoka akajya hanze ya La Liga cyangwa se nakine ahanganye natwe muri ino sezo bakareba bagasanga nanone n'ubundi bigendanye n'ikifuzo cy'utwa Julian Alvarez n'uburyo arimo agenda agorana anagora ekipe ya Arsenal nabwo biracyagoranye so no gutegereza tukareba rero ngo situation ya Julian Alvarez na Atletico Madrid ndetse n'ama ekipe yose amwifuza iraza kugenda gute biraza guhagararira he cyangwa se biraza guhafatira mu zenzira ibyo byo turaza kuba twitegereje turebe ibyo ari byo irindi zina nshaka kugarukaho mbere ko dusoza kino kiganiro cyangwa se mbere ko nsoza ino video ni umukinnyi witwa Victor Osimhen. Victor Osimhen murabyuka ko nawe mu byumweru nka bibiri bishize nibwo yatangiye kuvuga no guzwa na equipe ya Arsenal muri no summer ndetse bigenda byiyongera bizamuka kugeza amaginga rero ngo equipe ya Arsenal yamaze kubifata icyemezo cy'uburyo na condition izo gushyira kuri no musore kugira ngo baze kuba bamusinyisha ndetse ngo izo condition zose zamaze kuba zimenyesha witwa Victor Osimhen nkuko birimo bitangazwa na Foot Mercato mu gihugu cy'u Faransa. Babanje baratubwira ngo uwitwa Victor Osimhen nibyo yamaze kuba agaragaza ko ari umwe mu bakinnyi beza ari umwataka mwiza uhari kugeza amaginga ku isi ndetse ibyo ngibyo nibyo byatumye amakipe agiye atandukanye amwifuza ndagibuka ko hari amakipe agiye amuvugwaho ariko cyane cyane ugeze kuri Arsenal biratinda bifatwa akanya ndetse ngo uwitwa Mikel Arteta ku giti ciwe ni umukinnyi arimo areba akavuga ngo uyu this is my idol striker for now. Kubera iki tunyuze mu byo Football London ndimi dutangariza bigendanye na situation yitwa Victor Osimhen n'umubano cyangwa se n'ikifuzo cya Mikel Arteta gishingiye ahanini ari kuvuga ngo nureba Victor Osimhen ni wa mwataka uhora ubusinga uhora urwana uhora nyine ni wa mwataka udatinya fight ku isaha n'isaha ari kumwe n'abadefenseri bagigagurana bahura abumva ya profile n'ubundi y'uwitwa Victor Gyökeres n'ubundi na Victor Osimhen icyo kinara gishoboye nyine ni wa mwataka iteka ryose ugerageza gukina kuri baro ya mbere kimwe mu Rwanda tuvuga ngo aragonga isaha n'isaha igihe cyose Victor Osimhen ni wa mwataka nyine ubusinga cyasora uri kumwe n'abadefenseri abagira busy ku buryo ashobora no gufasha bagenzi be mu mande kuba nabo bakina. Ikindi cya kabiri ari nayo karite yavugaga nyine ngo ashaka ko ruteza mari buze ko ahuje Victor Osimhen par rapport ya Victor Gyökeres afite ubushobozi cyangwa se ni wa mukinnyi ubasha kugaruka akaza no gukinira hagati akaza gufata baro ya Declan Rice akayifunga akaba yayipasa ibumoso kwa Christos Torres akahindura akajyana kwa Bukayo Saka nyine ni wa mukinnyi isaha n'isere mu kibuga agaruka ngo ni rutayizamu y'imbaraga cyangwa se rutayizamu gonga gusa ahubwo ni wa rutayizamu ushobora no kuba yapasa akaba yanakinana na bagenzi biwe icyo twita ngo ni link up play. Izo karite zombi rero uwitwa Victor Osimhen yujuje ziri kwita zikwitira ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo ese nimba umukinnyi nifuje kuvana mbere ufite izo karite ebyiri zombi nyene muri rutayizamu ndimo ndasaba nimba kugeza amaginga habura iminsi 9 ariko akaba atari yafata umwanzuro kuza muri equipe yanjye ese ubundi uwo mukinnyi we afite umutima ko wakina muri no equipe ese uyu mukinnyi yiteguye kuza kuba yatanga 90% cyangwa se 100% y'ibyo ndibuze kumusaba mu gihe cyose yaza ko yasinya muri no equipe. Ibyo byose ngo nibyitwa Mikel Arteta arimo agenda akavuga ngo nibyo ugiye kurebera parcours cyangwa se na palmarès ushobora gufata ngo uwitwa Julian Alvarez yaba mwiza Victor Osimhen ariko nanone nujya kureba bigendanye na emotion bigendanye na ambition bigendanye nyine n'ikifuzo n'igitekerezo nyamukuru cy'umukinnyi wa mukinnyi uzaza gutanga maximum wa mukinnyi uzaza kurwanira equipe nkuko twagiye tubona ba Bruno Guimaraes na mbere yuko asinya isaha n'ise yavuga ati ndashaka kujya hari wareba Christos Torres akavuga ngo ndashaka kujya ara Ezri Konsa akavuga ngo ndashaka kujya hari iyo ufite umukinnyi rero uje muri equipe yawe yifuzaga kugusanga ni hahantu usanga nyine arimo arakoresha uko ibyo ari byo byose ariko nanone iyo usinyishije umukinnyi uje byo kuvuga ngo nta mabura kinda yashakaga kujya biranze ko ari ko equipe yamukize igitutu usanga rimwe na rimwe hari ibyo akora ugasanga nyine ntago umutoza abyishimiye kugeza amaginga rero condition cyangwa se situation equipe ya Arsenal yamaze kuba ishyiraho witwa Victor Osimhen kugira ngo baze kuba bakora bakomeza deal yiwe. Uwitwa Victor Osimhen ni umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi kugeza amaginga cyane ko ahembwa miliyoni 20 ku mwaka ibyo bisobanuye ko ari 320 uvanyemo umusoro. No kuvuga ngo iyo bavuze ngo uvanyemo umusoro murabizi ko bano bakinnyi bose bakina ku mugabane burayi cyane ahandi iyo nyine amafaranga yose uhembwe buri cyumweru baranza gakuramo umusoro wa guverinoma nubwo ujya kumva wenda ngo Bukayo Saka 300 muri ibyo 300 niho baba basoramo. Rero kugeza muri Galatasaray cyangwa se mu gihugu cya Turkiya uwitwa Victor Osimhen ahembwa 320 ku cyumweru kandi nanone Galatasaray gahindukira ikajya kumusorera. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose Arsenal yaza kuba igiye gufata no Victor Osimhen
biraza kubasaba byibura no kuzamura bakagira mu 300 wenda bakavuga ngo urisorera ariko abo nyine amafaranga nayo akaba menshi. Rero iyo bita Foot Mercato irimo iratubwira yuko ngo condition na situation na condition ya mbere witwa Nderabright amaze kubashyira kuri Victor Osimhen n'abamuhagarariye nabo bamaze kuba bagaragaza yuko biteguye cyangwa se bakwishimira gukina Emirates. Yababwiye ngo mubanze mugabanye umushahara, nimumara kugabanya umushahara twe no ibisige turajya kubidiringa na Galatasaray ku giti cyacu turebe ngo biraza guhagarara cyangwa se biraza guca mu zenzi. Ibyo nibyo waba umenye kubigendanye n'isoko rya ba rutahizamu muri no equipe ya Arsenal witwa Julian Alvarez ndetse na Victor Osimhen, bose n'abakinnyi no equipe irimo igerageza kugenda irebaho. Ariko nanone murabyibuka ko muri interview witwa Mikel Arteta bamubaje ku kigendanye na Julian Alvarez nimba equipe ya Arsenal imwifuza, yabasubije ati icyo nyine gukora no kubanza kugerageza kuzamura urwego rw'abakinnyi bacu dufite hano, cyane ko turi amwe mu equipe ifite abakinnyi beza mu myanya ya rero yose. Rero ntago nifuza kugira icyo mvuga ku mukino utari uwacu, twe icyo tugomba gukora ni ukuzamura urwego rw'abacu bakinnyi, ibindi tukazaba tubimenya, cyane ko isoko ry'igura riracyafunguye ndetse natwe twiteguye kuza kuba dufatirana amahirwe yari yose ari buze. Kadutegereza turebe rero ngo biraza kugenda gute muri equipe ya Arsenal. Gusa kankubitse gukanda subscribe nimba utari wayikanda, ngutse gukanda like kuri ino video, ujya muri comment section udige igitekerezo cya se muri abo bataka bombi wakwishimira kubona we cyase ubona we ku giti cyabona ari inde mwiza ubona ari inde urenze undi, katuganira.